Guys, nkuko mubibona rero utuvugana turagiye ahantu bita ngo ni Mukaje. Abantu bagiye bahaciranze mwarayibonye iriho akadarapo. Murayibona se? Imeze neza cyane. Aha murahazi tugeze muri zino nce zangaha. Hatuye abantu bo baruguru cyane muri Kongo. Imbere yanjye hariho umugabo bita ngo ni Church. Hano hari igipangu cyaho bita ngo ni kwa Sore n'ahandi hose turagenda tuhabereka. Nizere ko mumeze neza cyane. Turagiye ahantu bita Mukaje rero. Kandi nyine twishimiye kubana namwe kabisa. Abantu mukomeje kudukurikirana, mujye mudukurikirana ku mpande nyinshi nyine turabashimira. Tuzajya tugenda tubageza ahantu hose tubatembereza kugira ngo nyine ibintu bigende neza. Ahantu tugeze rero dore aho bita ngo ni ku Gicumbi. Nyine tuvugana tayari twinjiye Mukaje. Ni ukuvuga ngo tayari iyo umanutse ugakomeza uza ku Cyasozi uzamuka ku Mariba nyine bihinga aho bita ku Cyasozi. Iyo uzamutse ahangaha iyo hazamutse ushyika ku Mwarimu Sako ku kibuga. Iyo hazamutse dukomeze imbere ntubayobye. Gerageze kuzamura ijwi cyane kugira ngo nyine abantu babashe kubyumva neza. Byose ubona ko tugeze ahantu bakanikira amagare. Mumeze mute se? Wabagendereye tujye kumusuhuza se. Reka tubasuhuze. Ni Umusamariya TV show aho dukorera hano muri Kabarore. Turi hano rero aho bita ngo ni Mukaje, twaje gusura abantu bo Mukaje. Ndi kumwe n'umuvandimwe wanjye Church. Turimo kugenda nyine tuganiriza abantu bose ku bintu bimeze neza. Turasaba uyu mujene wacu, uyu mugabo wacu, papa wacu aratwibwira kugira ngo dukomeze ikiganiro cyacu. Ndashaka amazina. Amazina nitwa Ndayizeye Theo. Ndayizeye Theo, aka kazi kawe urabona bimeze gute muri iyi minsi? Akazi nta kibazo, akazi ni neza. Muri iyi minsi agafaranga karaboneka? Agafaranga karaboneka. Ariko ndi kubona uri kumwe n'umuvandimwe wawe ku ruhande rwose. Ntago nabashije kumumenya, nawe sinzi niba byashoboka ko yatwibwira. Ntabwo ari umwana yawe. Muvandi wanze kujya kuri kamera ntacyo twibwire n'ubundi dukomeze nta kibazo. Ntabwo ari ibintu birenze, ni amazina gusa. Witwa Emi. Bamwita Emi. Ibyo riri ku byangombwa. Bamwita Emi nk'uko mubibona, nawe ni umutekinisiye w'inkweto hariya mu nzu. Akora inkweto z'ubwoko bwose, yaba inkweto nshyashya yaba izisanzwe zifite ikibazo wenda zacitse runaka, arazitunganya neza cyane. Akorera ahangaha Mukaje, ugishyika hano aho bita ngo ni ku Gicumbi. Ukinjira Mukaje neza urahita ugera kuri bano batekinisiye neza, barabigukorera neza. Kandi murakoze cyane abatumirwa bacu, murakoze cyane kubana natwe. Reka tubashimire. Guys, twakomeje rero, turakomeje imbere Mukaje, tugiye kwinjira mu gasenta neza. Tugiye kwinjira aho bita mu gasantre ka Mukaje. Urabona abantu baho ni abasirimu cyane. Tuvuye kuganiriza bariya abagabo b'abakorodoniye. Twakomeje imbere gato tugende tuvugishe n'abandi, turabatembereza ntaho tutazabajyana. Nta hantu tutazabageza, ahantu hose tuzabatembereza tubagezeyo. Aha mubona rero ruguru hasa nkaho hari ibara ry'umweru n'iry'ubururu, ni ku kabari k'umugabo bita ngo ni Adrien Shop. Umugabo bazi ku matelefone cyane bamwita Adrien Shop. Ni hano akorera, aha niho mu kabari kiwe. Twakomeje imbere
urabona ko ibintu bimeze neza cyane, turi kugenda tuganiriza abantu bose. Reka duhamagare uno mugabo turi kureba ruguru turebe niba hari ikintu yadutangariza. Twagiye nk'uko mubibona rero, asa nk'uwinjiye mu nzu, ariko nyine turakomeza tugende hirya turaganiriza n'abandi bari bushoboke. Murabizi ko abantu benshi badakunda kamera, ariko nyine turakomeza tuganirize n'abandi, abo biri bushoboke bose turabaganiriza. Yes. Nk'uko mubibona rero, murabona ko dusa nk'aho twinjiye muri centre hagati. Twayinjiyemo kabisa, turimo kugenda dufotora abantu bose. Hano gupfa gufotora umuntu wese tuyiboneye mwabipfa. Kuvuga ngo urabona ko mu kaje barasirimutse kabisa, bameze neza, udukwi turi aho ngaho. Kandi wari ukoze. Bisa nkaho rero mu kaje dukomeje kuraburiza. Abantu bo mu kaje kabisa nta makuru baguhereza niyo wagira uti batunaniye, ariko nyine ntabwo byoroshye. Mereza caci tukageze hagati, bisa nkaho aha tuvugana, ubu tuvugana tugeze mu kaje. Kabisa, ariko amakuru yo mu kaje rwose abantu baho sinzi kabisa, ntago byoroshye kubafatisha. Reka dukomeze gutya dushyike no ku Gikomera. Hari abatahazi, hari igihe bakenera kugurisha nk'amatungo yabo, inka, ariko baba bataje ku Gikomera. Reka dukomeze ngo sinzi kabisa, twagiye dukomeze. Hano ruguru hari resitora rero y'umugabo bita ngo ni Joseph. Tujye gusura Joseph. Guys, nk'uko mubibona aha ngaha rero, bisa nkaho twageze aho bita ngo ni ku gasoko. Harya kano gasoko bakita gute sister? Ngwino hano nkubaze gatoya. Ngwino nkubazeho gatoya. Oya, ni ukuvuga ngo ndashaka kukubaza nyine gatoya. Ntabwo ndi bugushyiremo. Ngwino uhagarare ku ruhande nkubaze, nta kibazo. Ngwino hano. Ni ukuvuga ngo bisa nkaho nyine kubona amakuru yo mu kaje biragoye, ariko nyine hariya mubona hakurya ni ku Gikomera. Urabona habaye inteko, dore agasoko, dore ngaka. Murabibona n'ibicuruzwa byaho, dore caci yabuze amakuru. Amakuru twayabuze. Hariya hakurya naho bita ngo ni Nyabikiri. Nyabikiri ara hakurya muri kureba ku musozi. Abantu mutari muzi ni nk'uko dore ngiyi. Kuvuga ngo amakuru yabuze. Ariko nyine twabatembereje mu kaje, nizere ko mumeze neza, dore cya giti cyaho mukunda cyane. Siko bimeze. Guys, nk'uko mubibona rero turasoje urugendo rwacu rwa rurunguru. Kaje kanyu tugasohotsemo. Reka nzu nyihera amakuru rata. Wampaye amakuru ariko. Umva nyine, umva tuvugane gatoya. Umva tuvugane gatoya. Ayiwe. Ntabwo byoroshye. Ni ukuvuga ngo rero ntabwo ibintu biba byoroshye kabisa. Kaje kacu karatunaniye, ariko nyine twari dufite gahunda yacu yahiyo kubereka ko twageze mu kashi. Dukate iyihe nzira? Duce hano. Bino duce hano. Bino duce hano. Reka dukate mu zindi nzira turebe ko hari icyo twakurayo. Church,
none se yabuze amakuru urayabona. Mama se yaduha umwana tugashyikirana birashoboka ko waduha umwana tugashyikira arasinziriye ganiriza abo bakobwa, ganiriza abo bakobwa. turi gutembera ahantu bita mu kanya wewe bakwita ngo iki wewe bakwita ngo iki wewe ni uyu ni Fiona wewe ni Fiona Ishi umeze ute? Ishi kuri kuduhunga. Ishi ngwino hano. Ngwino tukubaze gatoya muduhe ku makuru make no kubaganiriza bisanzwe. batangaza iki Nangaza n'izuba riri kubona. nizuba kunjya kure Nyine nuko ndi kwibuka nawe ndabona muri gusanga muri kugenda. twebwe nyine Turi kuganiriza abantu ba hano mu Kaje. Nyegera hino nkubaze. Egera hino. Egera hino, egera hino. Ishi. Mwegere hino tuvuganeho gatoya. basi dore ahangaha nakona ahangaha n'agafoto batumanze Azi nkuko mubibona ahangaha rero nta kandi kayira twanyuzemo. Umusore wacu hano urabona ko bisa nkaho yagowe. Bimeze bite umusaza? None se imihanda yabaye sanse ni aha hose ni mu Kaje. Aha hose turi kubajyana hose dutembera ni mu Kaje. Hey. Hose ni mu Kaje kabisa, ariko turi kugenda tuganira n'abantu benshi mu ngeri nyinshi zitandukanye. Niko muri Bibiliya bavuga. hakurya hari Nyabikiri Aho bita Nyabikiri. za Nyabikiri do Hariya niho bita ngo ni Nyabikiri hakurya. Kubona hubatse etaje ariko. Nyabikiri. Nyabikiri bakize bafite ama etaje man. Imihanda yo mu Kaje yabaye miremire n'ukuri. Aha ni kuri ka gahanda kajya Nyabikiri. Urabona ko n'abamotari baba bari gukatamo nyine tu. Ahantu hose kabisa turiyo. Turiyo kweli. Umusore wacu yahagiye kabisa. Urugendo rwabaye rurerure. Tugomba kubikora kubera ko mwabidusabye, rega ntabwo tugomba kubireka, tuzabikora. Aka ni ka gahanda iyo uhise mu Kaje aho bita ngo ni kuri ADP. Ubu turi mu nzira tuva ahantu bita mu Kaje, twahazengurutse. Umusaza mukomere. Yego ni amahoro. Tugenda dusuhuza abantu. Abasaza nk'aba ngaba kweli nibo wacu. Kaje rero barasirimutse. Afite amazu ameze neza cyane. Ubwo biba bimeze ukuntu. Uwo muntu amakuru. Musaza. Musaza wanjye kunyita abantu kure. tubasura gake turimo gukatamo nyine tureba uko mumeze. Dore mu rugo ni ahangaha tutagiye mu kazi.
umunyonzi wacu yaje gushora mu bindi. Mungu w'umukire. Abanyamakuru Umeze ute? bari Hase ko wabuze. Wabuze. Bite se? ari Amakuru. Sisa wanjye. Umeze ute? muravuga Umeze dukira neza. Wavuga ariko isuku urimo wakivuga nta kibazo. Twagiye. Umeze ute se? Umeze neza? none se Ni fresh. umuvuye se mwana Turimo kubagendera nyine tubasura. Ya. ye ikintu kibinyeretse ni utu tuntu Utu tuntu uratuzi? nembaro Ni tw'abanyamakuru ibifungo bishyashya byaje. Nawe ngo ufateho se. zana turebe ese mwana mwabahaye Niko. Ni ibifungo nyine bishya byaje. Uriyumva ute? iyi ni mikoro Urabi Eh. mikoro. bafata video umwana Reba neza uri kubona ari agaki. Si wabuze aho uca winjira kuri YouTube. Ubu tuvugana nawe uri live barimo kukureba. Ngaho zana twikomereze. ni mwana bimeze bite Umeze neza wowe umeze ute? Banza uvugane Bimeze n'umukunzi. neza mwana Banza rero wite kuriya mu. nari ndimo ndagenda Urimo no kugenda. Wamuvugishije. twashoje none se mwana kuko jye mutafata Amakuru. iyo mutahuramo amakuru mwakura Tubwire se. Ngaho yaduhe. Ngaho agarara gaza yadukubaze siko bimeze se. Mukaje se wazi. Mukaje se wazi. None se watubwiye amakuru yo mukaje. None se man. Hagarara nyine. Mukaje urahazi sibyo? Ni naho utuye siko bimeze. Ngiye kukuvugishaho gakeya rero kugira ngo ibintu bigende neza. muvuga amakuru we Nk'uko mubibona aha ngaha rero turi kuvuga amakuru ni ukuvuga ngo nk'uko mubibona aha ngaha rero turi kumwe n'umusore wacu hano asa nk'aho ari ku kinyabiziga hano. Twamusanze hano aho bita ngo ni Mukaje. Murabona afite ibyishimo byinshi cyane. Dukomeje gushimira abantu bose badukurikirana kuri YouTube yacu, televiziyo yacu y'Umusamariya TV show. Tubahaye ikaze kugira ngo muze mubane natwe mu biganiro. Uyu mubona aha ngaha rero aratwibwira kugira ngo dukomeze tuganire. Karibu. amazina ni yayandi kabisa ubita Mugabo Gato Bakwita Mugabo Gato. cyane Umeze neza ariko. ni fresh biragenda Ndakubona usa nkaho uri ku kinyabiziga nyine ibintu bimeze neza bya danje bya sana. ibintu by'imihanda biba byaje kabisa None siko mbona ni n'akagare. mba nshangamote Uri gucangamo. Ubu uri gukora se akazi ko gutwara abantu se cyangwa ni ukwikatiramo nyine biraho? gutwara abantu ni ukwitemberera gusa Kwiga warabisoje se? kwiga twe tuba twararangije kabisa Warabisoje. Wiza ngahe? izo atandatu yisumbuye Kutari kureba hano. Wiza 3 yisumbuye. yisumbuye Urihangana uhagarara aho ngaho ngende shaka kuwereka abantu bose kugira ngo bakubone neza fresh. Kandi urakeye imeze neza. ndakebya Musa none se hari amakuru tujya twumva aha ngaha sibyo? Mukaje. Mbabarira umbwire sibyo kandi ndabizi ko yafite neza. cyane are you ready Uri tayari? tayari Nyanumva ngo mukaje. Ngo haba. byana ibyana se byana bya danje byo birahari bya make Biba bihari. biba bihari. Ubu tayari ndamutse gishatse Ewa tukibona kabisa kurangaye. kuri turwasa zawe Ibiceri turubaza. ukabona umwana mwiza w'icyuki rwose ushima Imana Dekariko. Nguvuga ngo nyine njya numva ngo hano ngo nyine byana ngo fresh ngo abihari bimeze neza hoje. bihari kabisa bikubiye Ngaho mbwira nyine wowe ukuntu biba byesitaye nyine uza wowe ushobora kugeraho. aya njyewe ngeraho gake nkicumukira tu Nta kana ufite se? kana k'akabebe se cyakana nabasha kuba natereta None se ko tugusanganye n'ura musista muhagararanye
amusisita namubazaga ipfomesho n'ine tu. wumvaga ubishaka akubwiye gute Arambwiye ngo nijoro ku manywa wapi. murabonana nijoro Eh, none se umusaza yo hajya ngo witwa nde ni mugabo gato. none se gato Yes. ni ukuvuga ngo none se ibyana ndabizi ko mukaje bihaba biba biri ahagana hehe naho bita mu mbari. mu mbari Naho aho bikunda kugaragara ni ahagana hehe aho bikunda kugaragara cyane ni ahagana hehe cyane mu kabari tu. kandi nyine kandi bikunda kugaragaramo cyane Kasumani. kwa Sumani niho bikunda kuba biri none se hari andi makuru nanone njya numva ya hano mukaje sibyo Yes. ngo haba nyine ngo abantu bajya bakora nyine ukuntu bajya ku bintu by'ibiceri nyine bya danje byo gushitura utuntu tw'abandi nyine to Ibintu bijyanye n'abajura. imizigo nyine Abajura bo baraturembeje kabisa. urababwira iki abajura ngagira icyo ubwira abantu b'abajura abantu biba Abajura bo tubafata tubica kabisa. nuko Baraturembeje hano mukaje. bameze nabi cyane Bameze nabi cyane byatari. y'abana mukomeze kwihangana rero ubu natwe tuba twageze hano kugira ngo tuze tuganire namwe duhereze amakuru nyine asanzwe kandi nyine ndizera ndabona ko bimeze neza cyane ibyishimo ni byose Ibyishimo. witeguye gute kwibona kuri televiziyo Televiziyo ngomba kuyibona nyuma y'amasaha angahe ku ma YouTube kuri Instagram ahantu hose urumva bikeneye cyane. turaza guhuza nyine ukuntu nzajya nguhamagara njyewe noneho nagusura ukuntu si byose nze ngusure twiganirire ibintu bigende neza cyane. mugenzi wanjye sinzi niba hari ikintu yakubwira nagira ikintu rata nagushimiye uri imfura kabisa rwose uri intwari sibyo cyane cyane. urabona nyine twe twabasuye ubu ngubu nyine tugiye gutaha natwe tujye mu bindi nyine sibyo tujye no gutegura video zanyu muzirebe urumva wayireba saga ziraca kuri televiziyo hose usacinga Umusamariya TV show hose biraza kugaragara TV show ufite nka telefone Umusamariya TV show ugere kuri telefone nusacinga urahita utubona usharinge video zawe zose uri buze kuzisanga ukageraho se cyane niko kambere kandi nyine reka tugushimire urakoze ku mwanya wawe duhaye ukatuganiriza murakoze rero asante cyane asante kabisa ariko karakana mani mwana kurimo kurira twagiye rero ubu tuvugana dusohotse mukaje dore ngaha hariya turagiye turatashe dusubiye aho twaturutse hariya ni ku rusengero rwa ADPR abantu mutari muruzi ugomba kurekera aho ngaho gutegura ba data na ba data ba ibyo ngibyo ni ibikwiye kandi ntabwo bikomeza guys nk'uko mubona rero twayisohotsemo kaje yacu duhingukanye hahandi twaciye dore ka gahanda gasa nkaho kazamuka hahandi ku mahoteli n'ibiki mwana amakuru yawe umeze neza uvuye ku ishuri uvuye hehe uvuye mu rugo uranzi mungu wanjye yateze akagare rero turatashye kabisa za hose twagiye tuhanyura nzavuge ngo mukaje ntabwo twabagejeje muzagende muvuge ngo nkwe twe ntacyo tutazabakorera rega ahubwo sinzi impamvu nyine mpamvu kutubwira ibyo ngibyo gusa nyine ibintu biba bimeze fresh good so good mukomeze mukande kuri subscribe musharinge video zacu kugira ngo bazirebe bitese ndi musuhuza n'abantu ari kugira ngo ishime ini muhanda twaciyemo tuza mukaje ubu turi kuyisohokamo
turimo gusohoka mu kaje kabisa, twagiye turabashitsa hirya kuri kaburimbo neza. Urabona ko abana baba bafashe amaguru nyine ukuntu, urabona ko kugenda dukupura ukuntu nyine fresh, aba yafashe umwana bugwate afashe umwana bugwate. Dukomeze tugendane. Uriya ni Caci, ni wa musore wanjye yateze akagare yateze akagare da yateze akagare kabisa, nawe inzira imeze neza. Tuba twakoze twarushye, tuvugana turi gutaha. Uyu ni wa muhanda uva mu Kaje ujya Kabarore, wa muhanda uva mu Kaje ujya Kabarore. Mwaduhaye amakuru mwebwe se? Mwaduhaye amakuru. Nk'uko mubibona rero bisa nkaho turimo tugenda dusohoka mu Kaje kabisa, tugeze Kabarore. Ko mureba hakurya iriya ni ya yindi bita ngo ni cactus, murayizi se? Iriya niyo cactus rero. Ngiye gushika Kabarore ku muhanda wa Kabarore, abahungu banjye bansize. Gusa nyine dukomeza dushimira abantu bose badukurikirana. Mubone ko muri Kabarore mu baturage harimo ama etaje. Aka ni akazu kameze neza fresh cyane, ndayigurisha. Urabona ko gafite hejuru ahantu hameze fresh neza cyane. Kameze nyine ibintu bimeze oji. Twagiye tugiye gushika ahantu bita ngo ni Kabarore. Dushika Kabarore ibintu bihita biba oji nyine, bihita bigwamo fresh. Turabatamo ku mizigo ya danje, tubakubita n'amashusho yanyu, ibintu bigenda neza. Tugiye gushika aho bita Kabarore, si muri kuhareba hari imbere. Tugiye gushika kuri kaburimbo. Muhuye n'umushiti wanjye noneho aranyica nimufotora. Yanyita Christ. Kaye, umeze ute se? Kuko araza umutwe ugiye. Ewana. Tugiye kugera ahandi iwacu bita ngo ni Kabarore ku muhanda neza, ku kabari ka Diamond. Cyari kumwe n'umuhungu wanjye Caci hano. So wagiye ugenda ubwira n'abantu. Umva twatembera ariko nje narushye kabisa. Ubwire ko wateze n'akagare ariko. Ubwire ko wateze n'akagare. Ateze n'akamodoka ngaho. Ateze n'akagare. Uyu wacu yankubise refuti iti ntagucyuye. Ati ntago nagusiga. Ntago byakunda. Urageze kuri gate mu rugo? Bwira abantu ko tugeze ku kabari ka Diamond ariko bazaze no kuhafatira akantu. Hano bita kuri Diamond, shaka fanta nziza. Aya fanta se nizo banywa, abantu batanywa fanta. Aha rero tugeze ni ku kabari ka Diamond. Tayari murabona ko imbere yacu tugiye kwinjira muri kaburimbo. Tugiye kwinjira muri kaburimbo yacu, urumva ibintu bigenda neza cyane fresh. Urumva Kaje twasohotse mu Kaje, dukomeje imbere nyine tu tayari kaburimbo tukaba tuyigezemo. Dore ngaha ku kabari ka Diamond mujya muvuga ni ahangaha.
aha niho ku kabari ka Diamond, abantu mutari muhazi muhamenye. Aha niho bafatira utuntu nyine two kunywa, utuntu tw'amafi two kurya, ibintu nk'ibyo nyine tu. Urabona ko tayari twinjiye muri Kabarore yacu. Twinjiye muri Kabarore yacu. Uyu mugabo ariko muramuzi. Uyu mugabo abantu bamuzi muri Kabarore mujye mutubwira muri comment. Twagiye dushyitse ahantu bita Kabarore, muri kubona ko hakurya hari cya cyicaro cya Airtel n'abamotari baparika hose. Tayari Kabarore y'iwacu twayigezemo, turatashye kandi mwakoze kubana natwe mwese. Cactus yacu mwayibonye, mwakomeje kubana natwe. Dukomeza gushimira abantu bose mwakoze subscribe, abatarayikora bageze hano bwa mbere, namwe muyikore kugira ngo ibintu bigende neza. Umusaza wakoze, wakoze kabisa. Tayari twinjiye muri Kabarore, urabona ko ibintu bimeze neza cyane, ari wagwa. Komeza hirya kuri Beka. Muri hangana Kabarore ntabwo nateganyije kuyibatemberezamo, ariko nyine ndakomeje nyine mbashimira abantu mukomeje kutwemerera kuza mukabana natwe hano mukadukurikirana. Tuvuye mu Kaje twageze Kabarore iwacu, kandi nyine asante cyane. Ciao dusubire byo mukomeza mukurikirane video zacu. Sinkomeje kubatembereza Kabarore yose, gusa nyine urabona ko Caci umuhungu wanjye yamaze kwinjira muri kaburimbo. Urabona ko kaburimbo asa nkaho yayinjiyemo, kandi nyine ngarabakunda cyane. Uri nguriya hakurya, nuko bimeze kabisa. Dore nuko nguko Kabarore yacu isa, ntago nyibereka yose kubera ko uyu munsi nyine ntago ariyo gahunda yo kuhabatembereza. Azatereka mbanze mbageze hano yabihagije. Murabona umuhungu wanjye nguriya hakurya arimo kwambuka, kandi nyine mukomeze kugubwa neza. Ciao dusubire. Nta kundi rero nababwira, ndabashimira pe, ndabashimira abantu mwese mukomeza kudukurikira impande n'impande. Abantu mukomeza kudukurikirana rwose, Imana ibaha umugisha mwinshi cyane utagabanyije. Nta kundi rwose nuko nguko. Nuko bimeze kabisa. Tugeze kuri Beka. Tugeze hano kuri Beka, ndimo gutaha njya mu rugo. Kabarore yacu rwose nuko iba yimereye. Dore Beka ngiriya hakurya, sinzi niba mwayibonye. Nuko biba bimeze nyine, akazi kaba kabaye akazi, umuntu aba yiriwe agenda bugacya. Reka dukomeze tugende. Imihanda babaye imihanda. Imihanda bayagomeje kuba imihanda kabisa. Ibintu hano biba byivangavanze, ariko nyine turagerageza. Hariya ni hahandi bajya bagurira utumoto, utuntu tw'utunyabiziga nyine, abantu bagura amamoto, abantu baba bakeneye. Hariya niho bita kwande, harya hano bahita kwande, hariya niho bita kwa Rwabuneza. Hariya niho bita kwa Rwabuneza, hamwe bajya bakunda kugurira ibinyabiziga kuri